Shalom, shalom, shalom. Kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za TKM Rwanda. Twongera kubaha ikaze hano ku murongo mugari mudukurikiraho munyuze kuri channel yacu ya YouTube. Aho ukomeza kugenda ubana natwe mu biganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira. Nje ugusuhuza kandi uguha ikaze ndetse ukwikiriza nkaba nitwa Gakuru Janvier. Nkubwira ko rero nguha ikaze woherera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe uri mu ntara enye zirimo Uburasira, Uburengera, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse kandi uri hano mu mujyi wa Kigali. Twongera guha ikaze hano kuri TKM TV Rwanda. Bimeze bite rero, biteye bite? Ngushishikariza ko mu nkuru tugenda tuguha ni inkuru zigushishikariza kandi zikwigisha neza gukomeza kubaho mu buzima bwiza, ariko ukora kandi uri umutunzi, usenga Imana ariko utunze, usenga Imana kandi udakennye, usenga Imana ubona ibyo ufashisha abantu bawe, usenga Imana mu mufuka wifashije, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero biteye bite, bihagaze bite? Ndabanza nkwibutse ko wowe muntu ukora cyane ariko udasenga birimo ikibazo. Nanagushishikariza ko nawe muntu usenga cyane ariko udakora, ibyo bintu nabyo birimo ikibazo. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ariko unasenga, kandi ugomba gusenga ariko unakora. Hari ukuntu usanga umuntu agenda akamara igihe arasenga, nibyo ahora mu butayu, nibyo ni byiza rwose, arahora mu byumba by'amasengesho, ariko mu rugo ntazi uko umwana ameze, mu rugo ntazi uko ubuzima bumeze, ntazi niyo bariye, ntazi niyo babwiriwe, agahora muri ibyo nta terambere ry'urugo. Ibyo bintu byaba birimo amakosa. Ugahora muri ibyo nta rindi terambere wowe uteganya mu buzima bwawe. Nibyo senga ariko unakora. Senga ariko unakora. Mu nkuru rero tugenda tukugezaho harimo n'iyi nkuru ivuga ko umukozi w'Imana yatawe muri yombi ashinjwa kunyereza asaga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda y'abayoboke be. Iyi nkuru nayiguteguriye ngira ngo ngushishikarize ko kugira ngo ukire, kugira ngo ubashe gutera imbere, ikintu utagomba gukora kwiba ntibirimo. Kurya akatari akawe wagiye ukajya kwiba, ibyo bintu ntibirimo. Uyu ni umupasiteri wo muri Nigeria uzwi ku izina rya Mr. Ebonyi, yatawe muri yombi aregwa kuba yaratuburiye abayoboke be bikarangira ajyanye amafaranga yabo kuyakoresha mu nyungu ze bwite. Mu nyungu ze bwite. Ubundi yitwa Theo Ebonyi, uzwi nka Mr. Ebonyi wo muri leta ya Benue. Arashinjwa kunyereza amafaranga y'abayoboke be ndetse n'abandi bantu ku ruhande asaga miliyoni y'amadolari. Ye baba we, miliyoni y'amadolari. Komisiyo ishinzwe ibyaha bishingiye ku bukungu n'imari muri Nigeria, EFCC, ivuga ko Bwana Ebonyi yasabye abayoboke be kwishyura amadolari 1,300 buri wese kugira ngo abone inkunga ingana na miliyari 20 z'amadolari muri Ford Foundation ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma nibwo iperereza ryakozwe na EFCC ryagaragaje ko iyo fondasiyo nta masezerano cyangwa ubufatanye yigeze igirana na Pastor Ebonyi. Bisobanuye ko ibyo yakoraga ari ubutubuzi. N'ubutubuzi na harabura haba, ariko bintu biba ku mugabane wa Afurika by'ubutubuzi kuki tutajya tubyumva i Burayi? Bano mudukurikiye murasabwa kwitonda kuko abatubuzi babaye benshi, ndumva bitoroshye, ariko twebwe nk'abasengamana, abemeramana, turabizi neza yuko icyitwa ubujura kitemewe, kiri mu byaha bibi cyane. Mwibuke yuko kera cyabaga ari cyaha cyahanwa ku buryo bukomeye. Na Yesu ubwo yarabambwe ari ku musaraba, ngira ngo inkuru z'umwami Yesu Kristo murazizi, ubwo yitangiraga abanyabyaha ku musaraba, muri biziko yabambwe hagati y'ibisambo bibiri. Ni ukuvuga ngo rero ibisambo birahanwa, haba harimo ibyaha byinshi bikomeye. Kera byarabambwaga, ariko noneho ubu ngubu nabwo ntihabuze ibindi bihano kandi bikomakomeye. Urumva ko ubutubuzi buri ahantu henshi. Mugenda mwumva abantu benshi bagenda babahamagara ku matelefone babatuburira. Nyamureka hano kuri TKM no muri gahunda dufite harimo na gahunda yo kugenda tubashishikariza kumenya kwihagararaho, mukirinda abo bantu bose bagerageza kuza babatuburira. Birababaje kumva umuntu wari umubyeyi yari afite wenda amafaranga runaka agiye kwishyurira umwana ishuri, wenda se n'umucuruzi ukomeye afite amafaranga runaka yakoreshaga muri business, kumva ngo bamutuburiye bayamwibye. Bantu murushaho kwitonda, ariko kandi ibyo byose bigendana no gusenga. Mukore musenga. Hano turabashishikariza gusenga Imana. Ubuzima bwose mubona tubamo, tugendamo, dukora, byose bishingiye
byose bishingiye ku gukorera Imana, kumvira Imana, kubaha Imana, gusenga Imana, gusoma ijambo ry'Imana, mugakunda igitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya ni igitabo gitangaje kugeza n'ubwo mu mateka y'isi nta kindi gitabo na kimwe gikunzwe kandi cyasomwe n'abantu benshi kugeza n'ubu kandi gisomwa n'abantu benshi nka Bibiliya. Nka Bibiliya. Nimukomeze kugenda mukurikira ibyegeranyo byacu hano kuri TKM ndetse n'ibiganiro byacu, muzagenda mubyumva kandi mubimenya. Iki kibazo rero Pastor Ebonyi nyuma yo gutabwa muri yombi yatangaje ko ari ibinyoma byakwirakwijwe n'abanditsi bo kuri internet. Gusa ntacyo yigeze atangaza ku byaha aregwa. We avuga yuko ngo ibyo ngibyo ari ibintu byatangajwe cyangwa se byakwirakwijwe n'abanditsi bo kuri internet, nyamara kandi yatawe muri yombi, ariko mu by'ukuri we ibyaha aregwa nta kintu yigeze abitangazaho. Si ubwa mbere rero uyu mukozi w'Imana atawe muri yombi, kuko n'umwaka ushize yarafunzwe nyuma aza kurekurwa, ariko kuri ubu inzego zibishinzwe ziyemeje kubishyira ku mugaragaro nk'uko umuvugizi w'ikigo gishinzwe kurwanya ruswa yabitangaje. EFCC kandi irega Ebonyi uyobora itorero ryitwa Faith on the Rock Ministry International Church gukoresha amafaranga yakuye mu buriganya akagura imitungo igera kuri 5. Iyi komisiyo yanatangaje ko uyu mupasiteri azahanwa n'urukiko iperereza nirirangira, nubwo hataramenyekana ibihano agomba guhabwa. Ngira ngo rero nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mafoto nagiye mubereka, ni umupasiteri ubwanwa bwinshi, ariko baho uyu mupasiteri nta munyamakuru mubona basa hano mu gihugu cyacu. Umupasiteri ukora umunyamakuru basa koko ntabyo mubona mwebwe. Mu dropping hasi muri comment mutubwire umunyamakuru mubona basa. Rero ugiye ukurikiza no mafoto ndi kugenda nkwereka, arakwereka uyu mupasiteri. Hanyuma uyu mupasiteri kandi akaba yahakanye iby'ifungwa rye, ariko umuvugizi wa EFCC witwa Dele Oyeware, aya mazina y'amanyanigeria, Dele Oyeware, yemeje ko afunzwe, ko nubwo iperereza rigikomeje, ariko bari baririnze kubitangaza kare. Yego, aha rero ni kuri TKM TV Rwanda uri nkomeza kugusabira umugisha w'Imana kandi nkwifuriza amahoro y'Imana mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo ugendamo byose. Wibuke gukora, wibuke kwiteza imbere. Tujye duhurira hano uri mu ndeba, internet uyifite neza utayibuze, uri umukire ufite ubutunzi umeze neza, ariko bigendana no gusenga. Ndabifuriza amahoro y'Imana rero. Mbasigira umurongo urabakomeza muza gusoma, bana mudukurikiye musome umurongo uri muri Zaburi y'124. Musome Zaburi y'124, aho hantu habafashe. Musome kiriya gice cyose, hanyuma Imana ibaho umugisha kandi barinde. Ndizera ntashidikanya ko tutazobura kongera guhurira hano kuri iyi mirongo migari yacu, by'umwihariko iyi YouTube channel ya TKM Rwanda. Wowe utarakora subscribe, no mwanya wawe mwiza kugira ukore subscribe, hanyuma nawe wumva hari icyo twakuganiriraho ubutaha, ukomeze kugenda udusigira inyunganizi yawe. Imana ibaho umugisha. Shalom.